Kristo Yesu akuzwe. Nje gutanga ubuhamya bw'uko namenye Yesu Kristo inshuti. Yesu Kristo mu Karistiya namusanze mu inshuti tubana, tugendana, inshuti dukiza, inshuti itwumva. Bwa mbere mbimenya neza nkabyumva ni muri 63 mu mateka yaranze igihugu cyacu. Papa bari bagiye kumwica, mama aratubwira ngo tubwire Yesu kuko ajya yumva isengesho ry'abana batoya, tumusabe papa bo kumwica. Naragiye nk'umwana batumye njye imbere ya Tabernakulo ndamubwira ngo Nyagasani Yesu, mama yatubwiye yuko ujya wakira isengesho ry'abana, none nagira ngo nkubwire ko dukeneye papa ntibamwice. Numva ndishimye, numva ngize amahoro, numva ko Yesu anyumvise. Nageze mu rugo mbwira mama ko papa nyine bataza kumwica, mubwira ko mvuye kwibwira Yesu. Hanyuma bo bari hamwe barabishe, ariko we ntabwo yapfuye. Kristo Yesu akuzwe. Ubundi buhamya nabwo butondagena ntanga ubuhamya bunyuranye, aho nuko numvise ukuntu yakira isengesho ry'abana batoya, akaba ari no kugira ngo koko dushishikarize abana kujya basanga Yesu iyo bakiri bato, babifata vuba cyane kandi babyemeye. Ubundi buhamya ni uko Yesu Kristo burya dukiza, akadukiza ibikomere byacu. Mwayo mateka nyine 63 twagize ibibazo by'abantu bagizaga kudutera, byagera nimugoroba tugahurira mu cyumba cya mama, hanyuma akatubwira ati muririmbe indangakwemera. Tukayimuririmbira twari bato tutazi ko wari asubira mu kwemera kwe. Tukaririmba, ejo akongera ati mwongere mu ndirimbire ya ndirimbo, n'ejo bundi twamara kurambirwa ngo ariko ntabwo twayikuririmbiye, aterega ndayikunda nimwongere. Hanyuma mu kanya hakaza kuza abantu bagahonda ku idirishya, bagahonda cyane, tukegera mama akaduhumuriza, twagira Imana bakagenda. Igikomere ibyo bintu byanteye sinari naramenye ko ari byo, nabayeho ntinya amadirishya. Iteka nkajya kureba ko amadirishya akinze kandi urugi ntirugira icyo runtwara, ariko idirishya aho riri hose nkaryama nkajya kureba ese aho idirishya rirakinze. Ku buryo ngiye muri segonderi, mvuye muri 6e primaire, mama yabwiye barumuna banjye ati nyamara bazanatwiba ko wajyaga kinga se agiye, noneho ntibazanatwiba. Nabaye aho rero mfite icyo kibazo cy'amadirishya, ariko nkibwira ko ari karite, nkibwira ko ari umugenzo mwiza, ko ari ugukinga nyine. Nyuma maze kuba mukuru menye n'ibikomere, nibwo numvise koko iki kigomba kuba ari igikomere, ariko simenya aho cyaturutse. Umunsi umwe njya imbere y'isakramento mbwira Yesu ni umbwire ahantu navanye iki kintu, kuki nkinga nkongera ngasubirayo. Hanyuma ndicara muri adoration, ngiye kubona mbona filime iratambutse yo muri 63, mbona turirimba ya ndirimbo ya Credo, mbona numva barakubita idirishya cyane, mbona dufite ubwoba twese twihumbiye kuri mama. Nuko menya ko burya ari igikomere cy'icyo gihe, ko burya ari ubwoba bwanyibitsemo. Hanyuma saba Yesu nuko byakize, nta bwoba ngifite bw'amadirishya. Nta kantu kitwa gasa nkaho ari gato, ariko ni urugero rw'ibintu byinshi byabaye. Byahere ko binanyereka ko hari n'ibyo tujya twita ko ari umugenzo mwiza, nyamara kandi ari ibikomere tugendana. Iteka iyo baririmbaga Credo, amarira yarashokaga ku matama, nkagira ngo nafashishwe, nyamara ari ubwoba. Nuko nabikize icyo gihe uwo munsi, menya ko burya
si uko nabaga nafashijwe, ariko n'ubwoba bwo muri 63 bwanyibitsemo ubwo Yezu Kristo yarabunyijije. Ntabwo ari cyo kintu kinini cyane, ariko ni akagero gato ko kwerekana ko Yezu yinjira mu buzima bwacu, icyo tumusabye arakiduha, atwereka ubuzima bwacu, no kugera kuri detaye, no kugera gukinga idirishya ubwoba bwatwibitsemo, akabudukiza, twumva icyo gihe nyine ni icyo gihe. Uyu munsi ntabwo nagendera ku bw'icyo gihe. Ikindi kintu kandi gatemuwanyaje gato nabwo nagira ngo nanjye ngo natangiye mvuga uko yakira isengesho ry'abana, buze uko adukiza ibikomere, ariko nagira ngo nerekane nuko akiza n'umuntu utarabyiteguye. Ni urugero ntanga rwa temuwanyaje yo mu Butaliyani, ahantu rimwe abakristo bagiye gushengerera nako kutambagiza sakramento, bagenda bavuza inzogera n'ibikoresho byose byo kuririmba. Hamanuka abantu bavuye muri etaje baza ku muhanda kureba ukuntu abakristo basaze, ukuntu bagenda baririmba bavuza inzogera. Mu bantu bari batwaye ikitabashwa, hari umwe wageze aho agasarabwayi kajya mu rukweto rwe, ntiyashoboraga kugenda rero neza, ahereza umuntu uri iruhande rwe ati mfasha gatoya mvana agasarabwayi mu rukweto, ahereza umugabo wari umuri iruhande. Ni umwe muri abo ngabo baje gushungera, ntiyari kubura kumufasha, naho yaba umupagani, abapagani nabo barafashanya. Nuko avanamo agasarabwayi mu rukweto, afunga inkweto neza, ubundi aramubwira ngo aturakoze cyane, ati mpereza. Wa mugabo ngo nemeye, kandi umujyi wose uragomba kumenya ko nemeye. Ntabwo yamushubije ikitabashwa, noneho niwe wagiye aherekeje isakramento. Ngira ngo nerekane ukuntu Yezu Kristo azi niba ari kuturabura, azi kudukurura, azi kutwiyegereza, kandi koko yarabivuze mu Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 12 murongo wa 32 ngo nimara kwererezwa zigarirura abantu bose. Nuko atwigarurira, ari abana, ari abatoya, ari abakomeretse, ari abarwaye ku mubiri, ari abarwaye kuri roho, twese aratwiyegereza, yaje kubana natwe. Ntagira ariko ngo nongere mvuge n'ukuntu ari inshuti tugendana. Muri 94 birimbanyije, ibintu ari bibi cyane, twarahunze tugenda nta kintu tujyanye. Hari abo twari hamwe bari hano, ariko nibutse gutwara Ukarisitiya mu myenda nari nambaye, ndayijyana tubaza kujya Murambi, twaba dushyize mu gisare, dushaka ibuye, wabona mubwiye nko kumusetsa, n'uburo noneho ryabuye wari warabuze wegekaho umusaya nari kuboneye, mushyira ku ibuye, tukarara muri icyo gisara turaririye. Mu gitondo nkongera nkamushyira mu myenda, tukajya ku kibuga. Yaraturinze ijoro n'amanywa, twaragiye turagendana, tuva i Murambi tujya Bukavu, tujya i Burundi, twagarutse amahoro, ntacyo twamuburanye. Ariko nongere nsozeshe noneho igitangaza nabwo gikomeye cyabaye i Save muri 94. Izayi umuhanuzi aratubwira ngo nuramuka unyuze mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, ukanyura mu nzuzi ntuzaruhama, nunyura rwagati mu muriro ntabwo uzashya, n'indimi zawo ntacyo zizagutwara, kuko jyewe Uhoraho ndi Imana yawe, nkaba Nyir'ubutagatifu wa Isiraheli, umukiza wawe. Kristo Yezu akuzwe. Igitangaza cyabereye i Save cy'Ukarisitiya n'uburengezi bwa Bikira Mariya cyabereye i Save muri 94. Abenshi mwaracyumvise, ni ukugira ngo twongere dushimire Yezu mu Karisitiya n'umubyeyi we Bikira Mariya kuko badatana. Yezu na Bikira Mariya barokoye abantu barenga 200
bari mu bene bikira muri Mezomeri Save mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 yatangiye bene bikira batarasezerana burundu bari Save mu mahugurwa yari ateganyijwe y'iminsi 4 kuva ku itariki ya 4 y'ukwa 4 kugeza ku itariki ya 8 y'ukwa 4 1994. Ku itariki ya 7 y'ukwa 4 1994 mu gitondo hatanzwe itangazo ko umuntu wese aguma aho ari ntawe ufite uburenganzira bwo kuva mu rugo arimwo. Bene bikira bari aho muri Mezomeri bahereye ko bafata gahunda yo guhora bashengereye Yezu mu Karisitiya ijoro n'umunsi kugira ngo Yezu abatabare, bakiyambaza n'umubyeyi Bikira Mariya bahorana bavuga ishapure kugira ngo abahishe mu kishura cye, cyane cyane ishapure y'ububabare. Ari bene bikira bari baje mu mahugurwa, ari abari basanzwe Save muri Mezomeri barimo abakuze b'umuryango wa bene bikira, ari abarererwaga mu novisiya, ari bene bikira bahahungiye ndetse n'abarayiki n'abandi. Abari aho bose barengaga 200. Yezu bashengereraga ijoro n'umunsi n'umubyeyi Bikira Mariya bisungaga mu ishapure y'ububabare n'indi isanzwe. Babarindiye ubuzima amezi 3 yose kuva mu kwezi kwa 4 kugeza mu kwezi kwa 7. Ntihagira umuntu n'umwe uhagwa kandi abishi barabateraga buri gihe. Habaye ibitangaza byinshi amezi 3 yose baterwa. Abishi bari bafite gahunda 3: hari ugusahura, hari gufata ku ngufu, hari ukwica. Icyo bashoboye ni kimwe, ni ugusahura. Ariko abantu ntawigeze ahagwa kandi barazaga kenshi kubatera. Yewe babateraga igihe n'imburagihe, ababikira bagahora bashengereye. Hari n'abo basakiraniye muri shapeli y'ababikira bakuze, baraza umubikira ari kwanka akomanga kuritabira akora ati, Yezu ntabwo ureba ko abana bawe batewe, gira icyo ukora, gira icyo ukora. Twibutse ukuntu babigishwa babwiye Yezu bati urasinziriye, bati dutabare. Nawe rero yakumanze kuri shapeli ukuritabira nakuro cyane ati, gira icyo ukora, gira icyo ukora. Ku kanya baraje bamwaka amafaranga, ati amafaranga ntayo mfite ariko icyo mfite ndakibaha. Abahereza ishusho y'umutima mutagatifu wa Yezu. Barayitegereza, arayireba, amaze akanya yitegereza, aravuga ngo rekama, arayimusubiza. Arangije akora ikimenyetso by'umusaraba, atera iva areba mu idirishya, aragenda. Nuko Yezu Kristo yacubije umuhengeri uwo munsi. N'indi yose yagiye akora ibitangaza hirya no hino aho muri Mezomeri. Hari n'uwo basanze aryamye, baramuterura kandi baje gusahura no kwica. Ntibamwica, baramuterura bamujyana muri shapeli y'ububabare bwa Bikira Mariya ngo Bikira Mariya kurengere. Naho bamusize, yari arwaye arabyuka, abonye ukuntu adapfuye, sinzi aho yavanye imbaraga, arabyina, arangije abona kongera kuremba. Yezu Kristo rero mu Karisitiya yakoze ibitangaza byinshi cyane, kandi ntatandukana n'umubyeyi Bikira Mariya. Iteka twabonye uburengezi bwe. Abantu babaye Save barabizi, abamenye ibyahabereye barabibonye. Yezu mu Karisitiya bararaga birirwaga bashengere muri ya shapeli y'ububabare bwa Bikira Mariya. Ku mugoroba bakayitambagiza, bakayijyana muri shapeli nini, ari nayo abantu bararagamo. Abaraye munsi ya ritari Yezu bamwimitse, abaraye ku mpande bagashengerera,
bakaryama aho ngaho, mu gitondo bagasukura iyo shapeli, bakongera gutambagiza ukarisitiya, bakayijyana muri shapeli y'ububabare. Yewe ayo mezi barashengereye, batambagije isakaramento ry'ukarisitiya buri munsi, bavuze ishapure, bagiraga umunsi iyo babaga twatewe cyane bakavuga n'amasengesho imbere y'ukarisitiya basabira abica, prière de réparation, babona agahenge bagashimira Imana. Havuzwe amasengesho arimo ukwemera, kandi Yesu yaberetse ko atari baringa, aturimo ari muzima, aturimo ari umukiza, aturimo ari inshuti, aturimo ntacyo twamuburanye kandi nta n'icyo twamuburana. Ububasha bwe buruta inabi yose, ububasha bwe buruta ibishobora kuba ku isi yose. Koko burya ni n'umuremyi, avuga rimwe byose bigakorwa. Kristo Yesu akuzwe. Uri mwiza